ntabwo ari ibintu byitwa kwivumbura ahubwo ni ukuva mu rupfu ukajya mu bugingo, ukareka kuba uw'idini ukaba uwa Yesu, ukava mu ivuko rya mbere ukajya mu ivuko rya kabiri, ukareka kuba umunyabyaha ukaba intungane imbere y'Imana. Ndagira ngo cyari cyo tuvuga, ese ngo waba uzi intungane imbere y'Imana kugira ngo nawe ugenda wumva wajya mu ijuru? Bibiliya ivuga ko Adamu wa mbere ngo yazanye urupfu, ariko ngo haza Adamu wa kabiri azana ubugingo buhoraho. Adamu wa kabiri niwe Yesu Imana yohereje. Uwa mbere amaze gukora icyaha akaduhindura abanyabyaha. Imana yohereje Yesu mu isi. Yesu cyangwa Yesu byose ni kimwe. Abantu ntibabipfa. N'amadini tuvuga baranayapfa n'ubundi. Umunyagatolika ntasengane n'umutuzo, umukoro ntasengane n'umutivi, ariko byose ni kimwe. Yose nta na rimwe ryajyana umuntu mu ijuru. Kereka Yesu wenyine niwe nzira, kuko twabivuze niwe kuri we bugingo, nta wajya kwa Se atamujyana. Noneho dore ikintu cyazanye Yesu, burya yashakaga ko nawe wajya mu ijuru bitanyuze ku muntu uwo ari we wese wafatanye. Yashakaga ko nawe uzabana nawe aza mu isi, ariko azanywe no kugira ngo yishyireho ibyaha byawe. Yesu yahaniwe ibyaha byawe, urupfu yapfiriye ku musaraba wari urwawe, cyari igihano cy'ibyaha byawe, ariko nawe yari afite gukiranuka, yari afite ubutungane akuzaniye kugira ngo ubwambare abe ariko buzakwishyuza mu ijuru. Wabuze igituma bihora bikunanira, ushaka gutungana bikanga, washaka gutungana bikanga. Ntabwo burya niyo watungana bigakunda ntibyakujyana mu ijuru. Pawulo yaravuze ngo abantu ntacyo bamurega, ngo n'umutima ntacyo umushinja, ngo ariko ibyo si bimutsindishije. Ntabwo ajya mugira intungane, ahubwo iyo wemeye igihano Yesu Kristo yaguhaniye ku musaraba, uba wemeye ko ibyaha byawe byamugiyeho akabihanirwa, urupfu agomba gupfa akarupfa, igihano agomba guhanwa akagihanwa. Wabyemera mu mutima, kuko mu mutima niwo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Urabyemera mu mutima, agafata gutungana kwe akakuguha. Muranyumvishe neza? Afata gutungana kwe akakuguha, kukaba ukwawe ikaba ingurane y'ibyaha byawe nawe yishizeho. Ntibyumvikana se? Nk'uko yishizeho ibyaha agahinduka umunyabyaha atabikoze, Imana ikabimwicira kandi atari we wabikoze. Niko nafata gutungana kwe akakuguha, gutungana kwe kujyana mu ijuru kandi utari intungane. Yego, iyo tuvuze ngo turi intungane, ntabwo tuba tuvuze muri kamere nyirizina. Ni ugutungana kwa Yesu umuntu abarwaho, arakuguha nk'uko nawe ibyaha byawe byamugiyeho, akaba ariko kwishyuza umuntu mu ijuru. Bibiliya ivuga mu gice cyacu ngo kuko abantu bayobewe uburyo Imana igira abantu intungane. Nze kubisa mu gice cyacu umurongo wa mbere kugeza ku wa kane, ngo bayobewe uburyo Imana igira abantu intungane, ngo bituma bihimbira ubwabo uburyo bwo kwigira intungane, basuzugura ubutungane Imana itanga. Iyo uri kugenda ukosora ingeso uzajye mu ijuru, uba uri gusuzugura ubutungane Imana yatanze bwa Yesu. Yesu yazanye ubwe butungane ngo abuguhe, kuko utari ufite ubutungane bwakwinjiza mu ijuru. Arabuzana ngo abuguhe, aba ari kuzinjirana mu ijuru. None warabwanze, ujya uvuga ngo nzajyanwa mu ijuru n'ibikorwa byanjye byiza. Ayo magambo avuga ngo ndamye ko bafite icyaha. Y'Imana urakoze cyane. Yego, urakoze. Kuko uyimenya. Ngo burya naryo ni ishyaka. Ngo ni ishyaka ryo gushaka Imana, ngo ariko ridashingiye ku kuyimenya. Koko ni ishyaka ariko ridashingiye ku kumenya Imana. Ni urugendo ariko rujya mu muriro rujya ku Mana. Birumvikana. Ubwo rero murakoze cyane. Ubwo rero navuga nti muvandimwe umenye ngo gutungana kwa Yesu niko aguha, akaba ariko kuzakwinjiza mu ijuru. Iyo utuma umutima uhora ugiye ukumva utajya mu ijuru, ni ukubera ko ushaka kujyana gutungana kwawe. Ubutungane bwawe wakoze ugashanga ariko buzakwinjiza mu ijuru. Iyo tuma rusubiramo ngo tuzajyana mu ijuru n'ibikorwa byiza, ariko ntabwo ibikorwa byawe byiza byakujyana mu ijuru. Bibiliya uzi ukuntu yabyize. Yesaya 64:5 haravuga ngo ibyo twakiranutse byose ntabwo ari ibyo twakiraniwe. Ibyiza byose wakoze ngo burya n'ubushwambagara imbere y'Imana bufite n'ibizinga. Iyo uvuze ko uzajyanwa mu ijuru n'ibikorwa byiza, ubu uvuze ko Yesu yapfiriye ubusa. Yesu niwe wazanye gutungana kugira ngo akuguhe kuzakwinjize mu ijuru. Nibaza ko ibyo wabyumvise, usabe n'Imana ibiguhishuye.
utabyumva neza wagira ngo ni ukwirata cyangwa ukwikirana, ariko si ukwishyira hejuru, ahubwo Yesu nicyo cyamuzanye kugira ngo utari gutunganira Imana aguhe ubutungane bwe ubwambare abe aribwo buzakujyana mu ijuru. Niko byagendeye cya gisabo. Wa mwicanyi witwaga Baraba bamuhagarikanye na Yesu. Pilato abaza Abayuda tese ari Baraba wabiciye abantu, ari Baraba ujya ubiba wabatoboreye amazu, ari na Yesu w'i Nazareti ndabahorane mbamenye. Abanyabyaha bose kubera ukuntu banga Yesu baravuga ngo bohora Baraba w'igisabo maze Yesu mubande. Tukuya ariko icyo nshaka kuvugamo ni ukuvuga ngo Yesu aguhagaze iruhande, nawe uri Baraba, ariko bagiye kubamba Yesu nawe witahiye. Amen. Bivuga ngo yarabambwe kugira ngo wowe utahe. Baraba yatashe yewe ahura n'abantu ati kucitse ntabwo citse bigenze gute. Hari undi muntu bashize ku musaraba bari bageneye, umusaraba bari bashizeho kumanikaho, hari undi bawumanitseho Yesu wemeye gupfa umeze nk'intaka, urwo bari dukwiye ni wowe Rwanda. Amen. Ni Yesu wemeye gupfa, nyamara urwo twari dukwiye niwe rwahanye. Uri kunyumva? Arega uzajya ubiririmba ariko unabyumva, ubisoma ariko unabyumve. Urupfu wari ukwiye, igihano wari ukwiye, niwe wagihanwe, rwaramuhamye kugira ngo wowe ugende wemye. Baraba nta muntu wongeye kumukurikira, ntawe. Yagiye neza yemye mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko afite icyo ashingiyeho agenda atembera mu mujyi. Umubaza tese ko wari gupfa none byagenze gute, ati n'ubundi hari yapfuye mu mwanya wanjye twari gutemerana. Imana ishimwe. Tugenda tubohotse kubera ko Yesu yapfuye mu mwanya wawe. Nta gihano cy'Imana dutegereje kuko Yesu yagihana. Umuntu wizaye niko birivuga ngo aregaga bari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Kuko umuntu yari muri Kristo Yesu bari icyaremwe gisha, ibya kera biba bishize, byabirindutse kuba bishya. Birumvikana. Ubwo nibwo buryo Imana yabyumva ubuhoremo kumenyesha ayo makuru. Bazaba mu kintu cya mbere n'amakuru. Kutamenya amakuru ni ingorane. Kutamenya amakuru ni ibyaha. Kutamenya icyo Yesu yagukoreye ni ingorane wagize. Nyamara barakikubwiye, bakikubwira banakiguhishe. Barakubwira ngo nutura amaturo menshi uzajya ku ijuru. Ijuru utari kugwa amafaranga. Nutanga icya 10 uzajya mu ijuru, nyamara cyane akunaniye. Nacyo ni cyaka ko wajya mu ijuru, kiba cyarakunaniye. Ni ruswa. Ntabwo Imana ikeneye amafaranga, ntabwo Imana ikeneye amafaranga, nta kintu cya Imana ikeneye. Imana ni inyahuntu, ahubwo ariko hano kugira ngo nawe uyarye ubumbe neza, ikagusaba kumwizera ngo ujye mu ijuru kubusa. Bibiliya ni kwivuga ngo batsindishirizwa bagizwe n'ubuntu n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa ngo kubera ikintu cy'amaraso Yesu yabameneye. Ntabwo ijuru Imana iritanga ku kiguzi. Iyo utabyakiriye ku buntu ari buri nibyo igituma ujya kutazarijyamo no kurikorera. Kurikorera bisobanuye ko uhakanye icyo Yesu yakoze. Yesu burya yarabikoreye, arahanwa mu cyimbo cyawe, yuzuza ibyo wasabwaga. Na niko birivuga ngo yubahirije amategeko yose twasabwaga kubahiriza kugira ngo kumvira amategeko kwe akuduhe guhinduka ukwazo. Iyo wizeye Yesu uba wakiriye kumvira amategeko kwe, nawe akakira kuyica kwawe. Kuyica kwawe yarabihaniwe, kuyumvira kwe nawe bikujyana mu ijuru. Ubwo nibwo buryo bwonyine umuntu yemerwamo n'Imana. Bivuze ngo umuntu utizeye gutyo ntashobora kujya mu ijuru. Igituma wumva utazajyayo, byihorere wemere gukiranuka Yesu yaguha. Yarakuguhaye ubyakira wemeye mu mutima wawe, ukabyemera ngo ndemeye ubwo Yesu yahaniwe ibyaha byanjye, Yesu nzabihanirwa. Ubu nanjye mbonye gukiranuka cyangwa gutungana kwa Yesu kubaye ukwanjye, ukagenda uvuga ngo nanjye ndi gukiranuka, none nanjye ndi intungane. Ariko ukavuze gutungana Yesu yaguhaye atari ugutungana kwawe urimo ubu. Icyo ni cyo abantu bayobewe bakaba bagiye gushirira mu muriro. Ariko icyatuzanira ngaha no kugira ngo tukumenyeshe iyo nkuru. Dore idini ryarakuziritse ryatumye ngo tukuziture, kandi ubwo imigozi ntayiciye. Ngwino Yesu akwicareho. Ngwino Yesu akwicareho, nawe ugende wewe, nawe ugende utuje, ugende ufite amahoro, ugende ufite umutekano, ugende uguwe neza.
kugira ngo idini utandukane naryo nta mishyikirano bisaba ntayo. Ariko ubundi nanjye mumbwira ubundi muri kiki uri kiki kwica ribere hari ukukwambura gusa nta kindi, ni ukukwiba, ni ukukwambura arikoresheje ibyo bita amagambo y'Imana. ububata nicyo bivuze gusa Ubungata ni ni ugukora ibintu bitagufitiye inyungu, aho ufitiye inyungu undi kubaza. ibyo birumvikana rero neza. Nyabune akira Yesu, wizere, wemere Yesu yagukoreye, urabonye ubugingo buhoraho. Niko Yesu yadutumye, yatubwiye ngo tugende tukuzane, ntiyatubwiye ngo turibaze. Oya, yatubwiye ngo tukuziture tukuzane, tumugwe. Arashaka kukwicikaho, arashaka ko ngendera muri wowe, arashaka gukorera muri wowe. Kandi iyo umaze kwizera ibyo munyumve neza, wari uzi ko aribyo bihindura ubuzima bwawe. Bya byaha wajya kurwana nabyo birijyana, kuko Yesu aba yakwinjiyemo, kuko ari ukiza abantu ibyaha byabo. Iyo ageze n'ibyaha birijyana, ntabwo wongera kurwana n'ibyaha, wongera gukirana n'ibyaha. Hoyi, kandi Yesu yagezemo ni nk'ikinini kivura ibyaha, urakimira gusa ukiryamira, birashira neza ukaryoherwa aho byagiye. Umujinya uragenda ukajya kubyibuka no kubona izabona. Nibwo buryo, nta bundi buryo. Utizeye Yesu ntiwazakira ibyaha, ntabwo bishoboka. Niwe uzakiza abantu be ibyaha byabo. Icyo yerekaniwe ni ukumaraho imirimo yose y'umwishyura. Urakoze cyane. Nicyo Yesu cyamuzanye mu isi. Igituma utajya ubikira, igituma bidashira, ni uko idini ryari kugira ngo byikize, ngo reka ibyaha, reka ibyaha, reka ibyaha. Ariko nanjye nkabaza, ese ko njyamo n'urusengero rwuzuye abantu barutaba, umupasiteri yabaza atese muri mwe Yesu aje wajya mu ijuru ntashyira urutoke hejuru? Insengero zose nagiyemo na bose bareba hasi, aba hano bakareba hasi, abapasiteri bakareba hasi, abaririmbyi bakareba hasi, n'abadiya